uriya musaza aramusaje agasanga uri kumuhekenyera imyumbati reka nkubwire muragize gutya kabahakazi muje mugakura neza cyangwa nejo se mwaje kunyanya cyakora umuntu wangijuje we rwose nimushaka mubwira bataha kuko mwebwe nubwo nabaha amaca we nta namaca namu cyangwa imana nta n'urumuya naba cyangwa muzana byemera ntabwo bishoboka hano wagira ngo ntibegeze bakubitamo n'isuka n'ukuri ngira ngo batereye aho ngaho ariko hano hari umwana ari guhekenya ngira ngo kuva yavuka ntarari barira umbwira igihe twaziye twatutse ruguririya cyakoze ari kuza twoma inyuma isuka imwe niko ndiyo suka afite imbere n'ubwoko mwese mbanze nyiginzarira none se waje utariye wapi wahereye saa 3 uhekenya saa 4 saa 5 zigiye kugera ugihekenya katuba twarari uvuga ndetse ko mwarari ubugari ni icyo cyatuma nagiye muri ibijumba se ko ibyo bituma umuntu agira imbaraga byarabuze we ase ubundi mama we yaba ari buza wowe waje hano bagiye mu kiraba bavuye kujya mu kiraba pe ubwo wavuganye nawe musaza cyangwa wapfuye kuzura twomeka gusa niba yapfuye gusa ntago ari bumuhembe bana banga uriya musaza aramusaje agasanga uri kumuhekenyera imyumbati reka nkubwire niba uzi ubwenge ukaba wumva ushaka akazi ugerageze ntiwongere guhekenya kuko aramutse ndabizi neza ko mu kanya ashobora guhitaza kuko araza gukontorora reba aho tugeze rero aramusaje agasanga urimo urahekenya ndatamujuganya nuguhita kwirukana araza nawe ujugunye cyangwa urawuzana ngo gushyirire muri bote ndawujuganya ndi busubire nawe nawe uri guhinga wambaye bote reka ngiye sinakandagira mu itaka ntibibaho mwazanye amasuka menshi none se ko waje guhinga iyo byihorera niba utakandagira mu itaka bigenze ne ko ari kiracyariye aha igiki kiracyariye akose we mwavuze dukora kiracyariye ni ibiki amafaranga baraduha saratumarira iki atuma duhinga tutahagaze ngo turuhuke oya nawe ubabarira utabiteza uriya musaza nemugira vuba ndabona ari nawe mukuru urimo mbabarira njyewe mbabarira rwose ndishakira akazi urimo guhingagura cyane naza akatwirukana urasigara mu murima wenyine naje hano nshaka akazi pe ko muranduriye ikirayi buriya ntari bunyice mama aya mataba vuba vuba gitabe aramutse aje agasanga kiri muhangaha twakiranda noneho yatwira hano ubwo yareba umuntu wasanga ufite umufuka ngo atwishyiremo nze kutwoza usanga nakubikira reka ze mu kanya nagusaka agasangamo ibirayi mu mufuka wowe urawicukuye abishyira muri bote kanwareka ibyeza katubitabe hano turasongera tubikuremo washinga akantu ari ureba akantu harambika abana atari ngifite inzara ngenge ingaruka zambwa ziri hariya ziri bumpekenya oya utazita kureba nazo ntababeshe ibi biganiro byanyu byo kwiba simbirimo hato mu kanya muzehe ibintu uvuze ngo bashumurije n'amagufa ko ari uko nyiranduye kigacika uretse muzehe gahinda naza ahubwo se mwumbati banza nkurande mugize ibyago akaba yumvirije ikiganiro cyacu uriho wirinde kugira utugamba ari kugira inama ngo uze kuzana amagufwa yo gutera imbwa kugira ngo zijijishe se ntago ndi ni kibazo ntago ndi kumwe nawe wa mugore nawe ugira ubugamba mbabarira ngewe ndacyashaka akazi mwese nta kindi kintu duhujwe n'akazi rero tugomba gukora akazi neza kugira ngo nejo ubundi azongera dusayidire mwana mugomba guhinga ukura amaboko mu mufuka mukore mugabanya amaganya kuko amaganya ntacyo azabageza aho kwiba wahinga kuko mukwaha haruta muntu mukwaha hagize hate mukwaha haruta muntu uzakora mukwaha gutya wihumuriza imigani y'abantu bakuru nayo irasetsa cyakora uriya mwana wakuru umwumbati w'abandi uriya musaza we naza aramwicamo kabiri
bambwira ko nari mfite inzara. ahera ku munwa wa buri muntu wese areba ku munwa areba umuntu waba wahekenye imyumbati. rero amahirwe ngira urameruka kurya ejo bundi y'amenyo kiriya gisaza ni nk'igisambo turagihingira nta nubwo cyane ateka ngo kitugaburire. ase uyu munsi koko ntari butugaburire we Yangeze nkama ku mwumbati. ukuntu yahahinze wagira ngo abantu ngaho ndebera nk'uyu nguyu yariyicariye. Mbanze mara umwumbati wanjye. Ubanza umara umwumbati wawe se ubu ngubu mu kanya boss naza agasanga wicanga uramubwira ibyo bintu Imana igufasha baretse kuboza ariko nuko byagenda kose n'ubu ntago ari buyoberwe imikorere ya buri wese. Nahita mpindura umwanya. Aha reka ni umwanya se wawuhindura ujye kuwande aha muzamuke sha wakoze mu kuzamuka no kwiza. emahe sureba rimwe nakubwiraga uyu nkaza kukuzamuza agasanga ukirara hepfo batwaye kubivuga ngo reka tugere ayo muhagaze ko n'ubu nasanze inkuru zabishe niko ubu kuva mu gitondo ubwo nkama mureba ukuntu mungana murangana nk'ivu murangana nk'intozi ziri mu kigo singo mukebuke mureba inyuma ariko bose twagakoze pe reba ahantu hose twaturutse reba ahantu tugeze kandi rero n'ukuntu tungana ntako tutagize n'ukuri mwakoze hanyuma se uyu ninde wandimbura imyumbati ko mwari muhari mwese ndi kubabaza ninde wandimbura imyumbati kuzajya Imana mukaba mwahembwa n'urumiye. Niba hajemo ibyo kudahembwa rero dore nguriya rwose uwawurimbuye dore nguriya yanawuriye wenyine nta muntu yahaye. yewe se ko ndabona ungurutse ngubwo barareba umuntu ufite imyumbati ku munwa kurimo kwihanagura. Mwese musha amasuka yanyu hasi kujya vuba cunguze uyu mwete mukoye nk'ibigoyi mwambika amasuka ganyu kandi sinka kubwira mbere nkawe duhemba kuko twakoze nabashije ninde iki kirayi gishize hita kiguha kacyuhi gashira hita hanyuma se iyo muje gukorera umuntu muje mu nkuru mwaje muravugira iwanyu hano ni mu murima wanje niho baganirira sanze hari abashashe ibibiro bashasha basuka bicara singo sanga abandi barahenereje sanga abandi baronse iso nimba umuntu abahaye akazi kucyuta kwa akazi yabahaye ngo mugere se kubashama muri benshi mutekereza ko ari iki kugira ngo harangire nimba umuntu yagize gutya akabaha akazi mwaje mugakora neza cyangwa nejo se mwaje kunyanya cyakora umuntu wangije uyu we rwose nimushaka mubwira bataha kuko mwebwe nubwo nabaha amace we nta n'amace namu Imana nta n'urumuya nabaha kugira ngo muzanabyemere Ntabwo bishoboka. urayaduha